Yego bakunzi ba Beyond the Screen, twongeye kubasuhuza. Iki ni ikiganiro gishyashya kizajya kivuga ku mpano zigiye zitandukanye, ku rubyiruko ndetse ibintu byose. Ni ikiganiro kizajya kibafasha kuba mwamenya ese ni iki kiba kiri inyuma ya wa muntu ubona yagize aho agera. Hari igihe ubona umuntu hanini ukabona umuntu yateye imbere, ni umuyobozi ukomeye, ni umuperezida w'igihugu runaka, afite bizinesi ikomeye, ariko ntabwo uba uzi ngo Beyond Skin cyangwa se inyuma yiwe bimeze bite. Rero iki kiganiro cyacu cya Beyond Skin kizajya kibanda ahantu hose kuri secteur zose, cyane cyane kuri gospel. Of course tuzaba tubatumirira abahanzi bagiye batandukanye ba gospel, rimwe na rimwe tuba n'abandi banyempano bandi basanzwe, yaba ari muri business, yaba ari mu rubyiruko. Aho hose tuba tugenda tubagererayo kugira ngo nimba ukunda abo bantu cyangwa se ushaka kuba nk'abo, umenye se inyuma ya screen, inyuma ya bya bindi ubona biba byifashe gute, ubuzima bwabo bumeze bute, n'icyo baragiye baciyemo. Kuri uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa wacu, yatangira atwibwira, akatubwira amazina ye n'ibyo akora, ubundi noneho tukagaruka mu kanya twinjira mu kiganiro. Muhawe ikaze. Murakoze. Yego. Amazina ni Ben Kwizera, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo Yego. ku isi yose. Yego. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Uri umuvugabutumwa bwa Yesu Kristo. Nanjye nishimiye kuba mu kiganiro cya Beyond Screen. Yego. Ubwo ni nyuma y'amarido niko na ubundi ubivuze neza cyane, ni nyuma y'amarido. Ni kwa kundi ubundi hari igihe tubona umuntu nyine ukabona umuntu, hari n'umuntu ukubona ukwemereye ariko ntamenye ngo ni iki kiri inyuma. ubu dukoresheje imvugo zigezweho. Ziri kuri top ubu ngubu. Ben ni muntu ki? Wenda tubwiye ko uri umuvugabutumwa bwa Yesu Kristo, ariko twinjiyemo ukora iki? Se uri umupasiteri? Ukora iki hanini nk'uko kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo? Dukora ibintu byose Imana idushoboje mu muhamagaro w'Imana. Yego. Ariko ibyo nkora cyane mbishyizemo n'imbaraga. Ndi umuhanzi, ndirimba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Niyo kariyazi mbamo cyane. Yego. Wenda dutangiye, hari nk'ibintu abantu benshi bibaza, nk'abantu bakubona ku masocial medias, kuri YouTube uri kuririmba cyangwa se n'ahandi ugenda ucuririmba, arabibaza Ben ninde mu buzima bw'inyuma ya kamera, hanze ya kamera. Pana turakubona kuri televiziyo, turakubona ku macano yawe, ese hanze ya kamera ho Ben ni muntu ki? Kuri njye ntago navuga ko harimo diferanse nini cyane. Yego. Nko ku ijana nabigira 90%. Kuko inyuma ya kamera no kuri kamera ngomba kuba umuntu umwe, kuko ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu. Yego. Navuga ko bidahabanye cyane rero, nubwo rimwe na rimwe umuntu aba afite ibintu nyine biri prive adashobora gushyira ku masocial media cyangwa abantu bose babimenye. Ariko kuri kamera n'inyuma ya kamera nta tandukaniro ririmo rinini cyane, kuko ahantu hose mba ndivuga butumwa, mba mvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Nk'urugero, hari nk'abantu usanga nko kuri kamera, wenda ushobora gutanga urugero nko bikunda kuba nko ku banyamakuru cyane, ugasanga tuvuge nka Pendo, nimba ujyona nka Pendo, ukaba umuntu yamubona akabona ni umuntu nyine abantu uri ciri, uba ushyushye cyane, niko nabyita. Ari ugasanga tuvuge n'ujya inyuma mu buzima bwe ugasanga aritonda. Yego. Ase wowe nka Ben, kuko kanone tukona kuri kamera tutona uri umuntu witonze, ucecetse, udakunda kuvuga amagambo menshi, ese ubuzima bwo hanze nayo niko bimeze cyangwa urundi muntu utandukanye hanze ya kamera? Mu buzima busanzwe wenda hashobora kubaho itandukaniro rito cyane, kuko tuba duhura n'ingeri zose. Yego. Tuba duhura n'ingeri zose, abeza, ababi, abaciriritse n'abari hejuru, abafite discipline n'abadafite discipline. Urumva harimo itandukaniro rito cyane. Uko witwara kuri abo bantu bose ntabwo ariko kuri kamera biba bimeze. Gusa kubera ko twebwe tuba tumeze nk'abantu babitse amabanga menshi y'Imana, tugenda n'ibintu by'Imana byinshi. Niyo mpamvu aho umuntu ari hose, yaba kuri kamera yaba mu buzima busanzwe, uba ugomba kwigengesera kugira ngo package Imana yagushizemo ubashe kwimanaginga, ubere n'abandi urugero rwiza. Atandukaniro ryinshi ririmo rero. Numva ari cyo nabisubiza. Yego. Noneho tugiye ku buzima bwawe, watangira ku buzima bwawe bwa mbere,
mbere y'uko ujya muri iyo kariyeri, aho wakuriye n'uburyo byagize ingaruka ku rugendo rwawe rwa gospel. Ubwo muri make ubuzima bwawe ukiri umwana wakuriye hehe, ese hari ingaruka byagize kuri kuba wakinjira muri gospel, cyangwa se hari icyo byaba byarateye kuba wakinjira muri gospel, ageze ukatubwiraho ku buzima bwa Ben? Ndumva mpereye mu buzima bwa kera cyangwa mu buzima bw'ubuto bwanjye. Yego. N'ubundi nakuze ndi umwana ukurira mu rugo rwa gikristo cyangwa mu bantu basenga Imana. Yego. Kuko mvuka kwa pasiteri, papa ni umupasiteri. Nakuze ibintu by'Imana nanjye mbifitemo umuronko. Yego. Gusa navuga ko urwo rugendo rwose atari ko byagenze neza, ko ntabaga ndi mu nzu y'Imana. Hari igihe isi igeraho ikagukurura cyane, bikaba byaba ngombwa ko ibintu by'Imana nubwo wabikuriyemo ariko utabigumamo cyane, ukaba wasayisha ukavanga n'iby'isi. Ariko nakuze ndi umuntu ufite indangagaciro za gikristo, umeze nk'abandi, ubayeho nk'abandi. Yego. Gusa bigenda bitandukana nyine bitewe nanone n'ubuzima umuntu abayemo. Ibyo byabaye bitewe n'uko hari ibyo nari ntarasobanukirwa neza mu rugendo rw'ivugabutumwa cyangwa mu bintu mbese nashakaga kujyamo bya gikristo cyangwa byo gukizwa. Yego. Birumvikana. Noneho urumva utubwiye ko watangiye uri umwana wo kwa pasiteri, nyine ubwo watangiye ku batambyi, niko nabyita, ko uri umwana wo mu batambyi, uza kugeramo usa nkaho usa n'ubivuyemo, tubyita nko kwa kuntu ugutsikira, asa nkaho utsikiye ariko uza kongera kugaruka. Noneho wahera kuri urwo rugendo ugarutse ukuze, urumva noneho ujya rwose mu kintu, noneho ubu ukizi neza. Ava kuba ukuze, noneho hari impamvu uba ugarutse, aba ari ya Mana iba iguhamagara bato, noneho ongera ugaruke. Noneho ugarutsemo, ese wese utangira kuririmba, gerageza uduhe aho ngaho ugaruka n'ukuntu winjiye mu kuririmba, heza tubwireho gatoya wese noneho ujya kuririmba gute. Se nibyo byakwinsiparinze gutangira kuririmba, cyangwa se wakuze unaririmba n'ubundi? Ndumva nsubiye inyuma gato. Yego. Nakuze numva ngomba kuririmba, ariko bitewe n'ikigare wenda nari naragiyemo, ariho nakubwiye ko umuntu hari ubwo atsikira, abantu bakambwira ati ibyo bintu ntago birya, ibintu ushaka kujyamo byo kuririmba gospel ntago birya, indirimbo ntago bigezweho. muri make uracyari umujene, ririmba sekira cyangwa uririmba indirimbo z'isi, abantu bazazikunda, ibintu bigende neza. Naho nahise nyoba ntangira kwandika uturirimbo tumwe twa sekira, ndabati nge nzaba n'umuraperi, kuko nabonaga wigeze kurapa, nabonaga bataba abantu already iyi njyana niyigezweho. Akera bahitaga injyana y'umujinya. Ndabati nanjye ngomba kuba umurakare, ngakora nkaba umuraperi, ko nakundaga abahanzi b'abaraperi cyane. Rimwe na rimwe hari ubwo batanga message, nanjye ndabakunda cyane abahanzi b'abaraperi, rimwe na rimwe barazitanga kandi zubako zomora n'imitima y'abantu. Hari ukuntu bafasha Imana kuvuga ivugabutumwa. Hari ababizambya bose babura, ariko hari abazabihuhura, ariko hari n'abaza bagira batanga kuko message. Nzi abaraperi benshi njye nafanaga Tavuga nk'ikizamuka, indirimbo zayo baririmbaga zabaga ari nziza cyane. Ni abantu hari nk'imba bavuga ngo turi imbohe zabo turibona aho tujya, nyine ukumva ko babaga bafite already ukumva harimo message. N'urwo rugendo rero nagenzemo, urumva mbanza kujya muri ibyo. Rimwe na rimwe njya no gukora muri studio tuntu duke, wajya no mu banyamakuru akavuga ati shari umujene, shyire public, ibyo ngibyo bivemo. Njya muri ibyo, ariko burya Imana igushaka ntibura ahantu igukururira. Ibintu byose nakoze icyo gihe nta kintu na kimwe kigeze kiba success cyangwa kigeze kiboostinga ngo abantu bakimenye. Imana igenda inzana gake gake. Sinzi, ngitangira kaminuza nibwo natekereje ndabata ubu ngiye guhindura careers, kuko ibi ntabwo ari byo nkenewemo. Nibwo natangiye kujya nkora ibintu byo kuririmba indirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Ntangira no kujya mu studio, ibintu bigenda neza. Mba ngeze hahandi Imana yashakaga. Rero dusubiye inyuma,
hari nk'umuntu waba warakumotive akavuga ati nyamara nubwo urimo ibi ngibi gerageza utangire ukore gospel, cyangwa ni wowe wicara avuga ati reka ngerageze? urumva ikintu cya mbere cyanyinsipiye ni uko numvaga izo ndirimbo zitandukanye nagendaga nkururwa na zimwe. noneho abahanzi baririmbaga ba kera, urumva kera burya n'abantu baririmbye indirimbo za gospel kera ntabwo hari harimo ibintu bivanze cyane. ubu ngubu umuziki usigaye uri hejuru, message iri hasi. ushobora kurangiza indirimbo wumvisha umuziki gusa ariko ikintu umuntu yavuze kitumvikana. ariko kera umuntu yararirimbaga ukumva ibintu akuririmbiye hari ahantu bigukoze ku mutima. nanjye ngereranyije izo message ebyiri nari maze kugira nihishurirwa ndetse n'aho Imana inkeneye, nuko nahise ko ndeviya ndavuga ati ngomba kujya muri ibi bintu kuko nibyo Imana inkeneyemo. kizima ko ntabigiyemo ari njye wijyanyemo, ahubwo Imana yari yarambwiye ko ikeneye ko ngomba kuyikorera. yego. Noneho dukomeza, ni ibiki navuga ko nk'abantu batabona cyangwa se batazi ku buzima bwe bwa buri munsi? n'iki ubona bati iki kintu? urakoze. ikintu abantu batazi ku buzima bwanjye bwa buri munsi n'ibyo ntekereza. kuko ibyo ntekereza biri hayideni, ntabwo biri popira. hari ibintu by'ubuzima busanzwe biba biri pirive, cyangwa n'ibindi mba ntekereza. ibyo ngibyo ntabwo abantu babizi. bene nshobora kubwira ibitekerezo bitewe n'ibyo ushaka ko dukorana, ariko burya mu bitekerezo h'umuntu ibyo ari byo byose usigaranamo 30% cyangwa 30%. ibyo numva ari byo nzi. ubuzima busanzwe, ubuzima tubayemo. urugero ushobora kubona Ben Kwizera aka kanya ukaba turiya mutipe yagezeyo, Imana yaramwaguye. Yesu si wagezeyo ubundi si wakize. ubwo ndagira ngo urugero narakize kuko mfite Yesu, kandi Yesu anshoboza byose. urumva ndi umukire, ariko ushobora kuvuga ati uriya mutipe afite ibifaranga byinshi, n'urugero aparitse imodoka nziza, ariko eida nshobora kugenda ngataha n'amaguru cyangwa afata n'iyo moto. ubwo buzima rero abantu hari ubuzima nyine abantu baba batazi bijyanye n'ubuzima busanzwe bw'umuntu. urugero ntanze ni nk'urwo ngurwo. ese Ben, iyo utari kuri social media, utari kuririmba wenda mu ikanisa niko nabyita, utari mu kazi, utarimo urakora akazi kawe gasanzwe ka buri munsi, ni iki wavuga ukunda nko gukora wenda uri wenyine wihariye? ni iki ukunda gukora muri cya gihe cyawe cyo kuruhuka wenda? mu gihe cyanjye cyo kuruhuka muvuga ati mfite umwanya. mfite umwanya mani gucuranga gitari. ndumva ni ibintu bintwara umwanya cyane iyo ntari mu kazi. ndagucuranga acoustic. ikintu bimfasha ni ukuruhuka mu mutwe ndetse no kuba nagira ibindi bintu ntekereza. iyo ntari muri ibyo byose rero mba ndi gucuranga gitari, ndetse ndi hamwe n'inshuti cyane famiye zanjye. nibyo bintu bitatu bishobora kunyokipa. cyangwa ndi gusenga. ako kantu ubundi. Ben, tujya dukunda kubona abantu bagiye batandukanye hano hanze, abahanzi marabute tubona muri hanze, ari nk'abahanzi bo muri Korea bigeze kwiyahuraho umukobwa kubera social medias, kubera ari amagambo bababwira. hari ukuntu baza ujya ukunda ko no mu Rwanda sigaye byaradutse. Birabyo ukabona nk'abantu ba celebrities zo mu Rwanda, tuve nk'urugero nimba ari nka Miss runaka, tuve kamfate n'urugero nka Miss Nome n'urugero, apostinze nk'ikintu yivugiraga ibintu bisanzwe, cyangwa se avuga ngo dore ukuntu nambaye neza n'urugero. hakaba hari abantu usanga baba bariho baba negativitiste, ahita aza ugasanga mu kubiso nk'igikomenti kimeze ukuntu nyine gishobora kuba cyabukomeretsa wa muntu w'umucelebrity uriho. ese wowe buno buzima, kuba waragiye ku mbuga abantu bakakumenya, ubihuza gute n'ubuzima bwawe bwite? se nta kintu bibangamira wowe abo bantu bazavuga ibyo bintu batanga amakomenti ari negative, ntacyo byafekita kuri bwa buzima bwawe bwa buri munsi, bwa buzima bwawe bwite bwa buri munsi ntacyo bwafekita cyangwa se ntacyo bigutwara? kuri njye numva
kuri yaba kunyafekita biri negative cyangwa biri positive. biri akenshi twavuga ku biri negative ku positive hari abamotiva, hari abaca intege, hari abaza bakaguca intege sinzi waza no kutubwira niba muri gospel bamo hanze urabamo njya nkunda kubibona cyane ko nabaye muri industry ya moto, yego ugasanga umwana w'umukobwa tuvuge nunamure ukabona ifoto ye ntacyo itwaye Yego. arifotoje tuvuze wambaye ubusa tuvuge yambaye n'ibintu yarikwije tuvuge ko yambaye neza yikwije ari ugasanga umuntu atutse nk'ariya hirya amwe n'iyo sura yahombanye ngo ugaragara nk'agakecuru ngo ibiki n'ibiki aho nabonye rero bajya babwira amahina ngo yagiye ngo yibagisha ngo inuza ngo izamo ngo ibiki nyine ugasanga bano n'abacelebrity n'abasitari hari abantu baza bakababwira amagambo bakometse rimwe na rimwe bakaninja no mu buzima bwawe ugasanga binageze no ku bana bawe no kuri wa muryango wawe wowe ntacyo byafekitaho kuri iyo famiye yawe cyangwa se ubasha kuba wabona gute n'ibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Ukuntu tubana nabyo ikintu cya mbere nakubwira ni uko nakubwira ko imbuga nkoranyambaga zirimo imbaraga nyinshi cyane z'umwijima cyangwa zirimo force negative nini cyane zo gukururira abantu kuri satani kurusha uko twabakururira kuri Yesu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzabona ikintu gipostingwe kivuga ijambo ry'Imana cyangwa gikangurira abantu kuva mu byaha, icyo kigira aba followers bake, ariko igikangurira abantu kwisayisha n'iby'isi cyangwa kivuga ku bintu bibi mbese cy'influence abantu kujya muri negative side, icyo ngicyo kirakurikirwa. So harimo imbaraga nyinshi z'umwijima zibiherekeje. Rero icyo navuga wenda ku ruhande rwanjye ni uko twe dushobozwa byose na Kristo kuko ariho uduha imbaraga, kuko niko umwanditsi yanditse. Akenshi ntago duhura n'ibintu byiza gusa kuri social media. Hari n'abaza baguca intege, hari abaza bagutuka, ariko kubera ko hari icyo wamenye, hari n'uwo mwagiranye igihango, ibyo byose ubifata nk'ibitariho. Niyo mpamvu hari ibyo turebesha amaso ariko umuntu akavuga ngo ntabibona. Buriya umuntu uri mu mwuka w'Imana ashobora kubona umuntu wambaye ubusa akabifata nk'ibintu bitariho. Impamvu abifata nk'ibitariho ni uko afite umujyanama imbere umubwira ati biriya si ibyawe, ibyawe nibi. Komenti zitubaho rero mbi cyane, ariko tugomba kuba urugero rwiza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo dukunde abanzi bacu. Uwo muntu ahubwo ikintu nge nkora cya mbere ni ukumuganiriza nkamukuramo bya bindi byari bimurimo ku buryo muzanamo ibindi, kandi nkamwereka ko ibyo turimo ku isi byose bizarangira, ahubwo twagakwiriye gushaka ubuzima bufite butagira iherezo, ari bwo gukorera Yesu no kubana n'abantu neza kandi tukabana n'abamahoro. Ndumva ari ibyo bidushoboza guhura na comment ziri negative tukaba tutabasha kugwa mu by'uru rugendo. Urumva ko byo ni akantu keza cyane. Benjamin, twegera ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ni nka gute urumva afite ubuzima bwa gospel bwo kuririmba, ntabwo ari ubuzima bworoshye, repetisiyo, kujya ku rusengero n'iki, ukongeraho na bya bintu bisanzwe ukora mu buzima bwawe. Ni gute uhuza ibyo bintu byose? Hari akazi kugira ngo ubeho, ufite gutunga umuryango n'iki, ni gute ubihuza noneho na bwa buzima bwo mu muryango? Urumva ufite famiye ugomba kwitaho, noneho kubihuza n'ubuzima bwa gospel, gusenga, kujya gukorera Imana, bagahita hiyongeraho ubuzima bw'isi kuko ufite gushaka amafaranga. Yego. Ibyo bintu byose ubihuza gute? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyo bintu byose mbihuze, ikintu cya mbere ni ukuba wumvikana na famiye. Yego. Ukababwira ati ubuzima bumeze gutya na gutya, muzajya mumbohora gutya na gutya. Ukuntu rero mbihuza, mba mfite amasaha y'akazi, amasaha y'akazi nyaharira akazi, bafite n'amasaha ya repetisiyo. Ayo masaha ya repetisiyo ihita nshobora kuyikora physically cyangwa nkayikora na logically, ndahari, byose birashoboka, kuko hari igihe wenda kujya kuri iyo church byanga, ariko waba urimo uragenda gake gake ukaba ufokasinze kuri cya kintu wagakwiye gukora. Ukaba wakora repetisiyo uri no gutaha uri
ikintu bigufasha wenda ntabwo ukora repetition wari ukeneye iri furu, yego. ariko nanone ukora repetition. Mhm. Ikindi kintu gituma tubikora neza Yego. cyangwa bigira management nziza, Mm. nuko buriya umuntu wese mu buzima aba afite uko aba ari ibintu bye, kandi nta kintu na kimwe kibangamiye ikindi. Yego. Tuba dufite amasaha rero buri uvuga ngo ndakora ibi n'ibi, kuko nanone nubwo ibyo byose byabaho ariko abantu baba bakenewe. Ubuzima tuba dukeneye amafaranga, tuba dukeneye kugira network n'abantu, byose tugenda tubimanaginga, ariko tukabifashwamo no gusenga Imana, kuko hatabayeho Imana ubu buzima ntabwo bwatuma unasubira mu rusengero, kuko buri gihe wumva nyine ibintu byakomeye, ibiciro byazamutse, ubuzima bwakomeye. Urumva rero udasenga bigoye, byagorana, ariko byose tugomba kubikora, tukagira n'amasaha yo kwegera Imana. Either ku manywa byakwanga tugakoresha n'aya nijoro. Kizima ko njye nkunda gukora nijoro cyane ibintu byinshi, kuko niho mba mbohotse. yego. Ushobora kuryama saa 8 z'ijoro kandi saa 11 n'igice nkaba nabyutse. Y'amasaha yanzu urayongera rero kugira ngo byose bibe success. Ndumva sinzi niba mbisubije neza, ariko urabisubije. Kubaza nk'isomo rikomeye ubuzima bwawe bwakwigishije hanze ya kamera wifuza ko abantu bamenya. Ishobora kuba byaratewe, ushobora kutubwenda ushobora kuba byaratewe na kamera, ushobora kuba waje imbere ya kamera ukakora ikintu kikaba cyatuma hari ikintu gikwigisha, cyangwa se n'indi somo rikomeye waba warigiye mu buzima. Ikindi tunasoza, ugerageje ugiye n'inama urubyiruko ku bijyanye na social medias, kuko hari igihe usanga urubyiruko rubona umuntu rugahita rwifuza kuba nkawe. Hari igihe umukobwa ashobora kwenda tugiye no hanze ya gospel, hari igihe umukobwa abona umukobwa mugenzi we akabona ukuntu akeye, akabona ukuntu yambaye imyenda ihenze, amashakoshi ahenze, agahita yifuza kuba nkawe. Kandi akenshi n'igihe usanga uriya mukobwa uvuga ngo arakeye ari filter yashyizemo, cyangwa se ubwoko bwa kamera yashyizemo akiditinga neza, mu buzima busanzwe atari kameze, ugasanga byatera umukobwa depression, n'umuhungu akaba yabona umuhungu mugenzi we akabona imodoka atwaye, ugasanga wese wifuza kugenda muri ya modoka atari uko uyikunze, ari niyo yatiriye, atari uko uyikunze, cyo kwifuza nko wa muhungu, kandi iyo modoka yayitiriye ayifotorezamo. Nihe nama wasoza ugira abo bantu, unatubwira no ku iki ngiki cy'iryo somo wigiye mu buzima bwawe? Amasomo yo twiga mu buzima ni menshi, kuko isi ntigira formule, buri munsi twiga chapitre nshyashya, ariko rero nawe njye ntangira careers ya gospel. Ikintu cya mbere nize ni umuntu. Umuntu nasanze uko tuvugana n'umuntu cyangwa uko dufata umuntu ntabwo ariko ari. Binyigisha ko umuntu w'inyuma n'uw'imbere baratandukanye, kuko hari ukuntu uvuga ngo kanaka ni umuntu mwiza, ariko physically ari mwiza, ariko logically atari mwiza. So nabigereranyije kugira mbifatemo isomo rizima, nabigereranyije nahise nibuka ko Yesu yagendanye na Yuda. Numva n'urugero rwiza cyane. Yesu yagendanye n'umugambanyi, kandi ari Yesu, kandi ari Yesu, aba ari nawe mwica. Petero yagendanye na Yesu, aramwihakana, agendana n'inkota. Noneho kuri Petero mpita numva ko icyo kintu numvamo, kinumva ko ngaho ni hahandi navuga ngo Petero yihakanye Yesu ari n'inshuti ye, none ari n'inshuti ye, nubwo yamwangaga, ntabwo yamwangaga, nubwo ko inshuti imbaraga z'umubiri. ahubwo turengana n'abantu batwitakana ko yagiye usanga umubiri wanze, ubwo nanjye tuzajyana ikibazo. Urumva Petero yumvise Yesu ari kuvuga ngo iki gikombe kindenge, atekereje imbaraga Yesu afite, abati ngewe aho kinandenze kitakimbirandura, agenda acika intege, agenda yihakana Yesu. Urumva umuntu rero nanjye nize ko ari mugari, ubundi numvaga ko
umuntu twita mwene data muri Kristo Yesu cyangwa umuntu dusengana ni umuntu mwiza. Ashobora kugira ikibazo ukamwiyambaza, ashobora kugikenera inama ukazimugisha akakugira inama. Ariko aho hose harimo Petero na Yuda nyine. No mu rusengero harimo Petero na Yuda. Hari abo tuba tubona inyuma ariko imbere atari ko bimeze. Ariyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ibishashagirana byose si zahabu. Ubuzima bwanyigishije ko umuntu rero ari mugari. Binsaba kongera gufata amasengesho, mbwira Imana ati ujye unkora ku maso mbashe kumenya kanaka ninde, mbashe kumenya umujyanama, kandi uzaba umujyanama mukuru wanjye. Niga ko umuntu ari munini cyane, bintera kongera kwibaza ku muntu no gutuma negera Imana cyane nk'imishurira umuntu. Ikindi nasoza ngira abantu inama ku bijyanye na social media, nuko nababwira ko social media iyo zidakoreshejwe neza ziba mbi, zibyara ibintu bibi. Ariko nanone social media iyo zikoreshejwe neza zibyara ibintu byiza, kuko social media zica abantu zikanabakiza. Hari abo zitunze ziriho amafaranga menshi cyane, ariko ziriho n'ibintu byinshi cyane bibica, kuko kuri social media usigaye ubona umwana w'imyaka 2 cyangwa 1 n'igice ajya kuri social media ya scrolling akabona ifoto y'umuntu wambaye ubusa, akabona yajya kuri YouTube akabona ibintu byigisha content ziri bizarre ziri aho ngaho zigisha ibintu bibi, akabona indirimbo mbese ziri negative zitanga message itakubaka umuntu. Icyo nabagira cyo inama rero nuko nabwira ngo bijye gukoresha social media neza, kuko iyo uzikoresheje neza zikubyarira umusaruro, ariko iyo uzikoresheje nabi ziguta mu rwobo, kuko hariho imbaraga nyinshi cyane za Satani. Udafite Yesu Kristo zakurimbura. Yego, ndumva ari ibyo ngibyo. Beni arakoze cyane, turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ashoje avuga ikintu cyiza cya social medias, anakomoza ku kintu cy'abana. Buriya turinde abana bacu, tubarinde kubaheza amatelefone, koko byo social media zaranduye, kandi koko hari abantu bakeneye kubireba byo. Hari umuntu uri mu kuwina kumva kubireba nta kibazo. Dore ko hari abakobwa basigaye rwabyina bambaye ubusa bari ku mazi, bari gucuruza, bari mu kazi. Filime z'urukozasoni, hari abamaza bikini. None ufata umwana wawe muto ukamushyiraho, mbona ko even none n'igisigaye kirenze ntabwo ari icyo gusa, hari noneho n'ibindi biganiro usanga bitari byiza ku mwana ukiri muto. Buryo niyo utawe n'umuntu wo muri gospel wo hanze, ariko ufite kurinda umwana wawe kugira ngo azavemo umuntu muzima. Biragoye umwana nakura ari gufata programming mbi, biragoye ko azavamo umuyobozi w'ejo hazaza, cyangwa se azavamo kuko azapfa akiri umwana muto. Gupfa mvuga no gupfa mu mutwe, ntabwo ari ku mukuru wa mubiri w'inyuma. Niyo mpamvu tugerageze turinde abana bacu, tubarinde ibyo bari kureba. Umwanditsi w'ibitabo bita Napoleon Hill bita Think and Grow Rich, niwe wavuze neza avuga ngo subconscious mind zacu dufite kuzirinda, kuko ikintu kigiye kijyamo ibyo turi kureba cyane. Even n'umuntu mukuru, nimba ureba indirimbo z'abantu bari mu biki, ukareba ibiganiro n'ibirango bidafite iyo bijya niyo bigana, wangiza ukavuga ngo ndashaka kugira billion $1 n'urugero, ni ahantu bizahurira. Nasoza mvuga ko social media ni ikintu dufite kwitondera, tukagikoresha neza, kandi tukirinda kurebera ku bantu ugahita wifuza kumera nk'uko umuntu aba ameze, kuko nk'uko ikiganiro cyacu kivuga icyo bita beyond the screen, hari ibintu utareba biri inyuma ye baragiye akora, biba byaramufashije kugera aho hantu ageze. Nimba atari kubifeka byakanga byakunda, hari price aba yarapeyinze kugira ngo agere aho ngaho. Icyo navuga ni uko twazajya dukora cyane. Nimba ubonye umuntu kuri screen ukabona uko ameze kuri screen ni byiza, ukabona avuga neza, ukifuza kuba nkawe, yego nibyo, ariko menya ko hari icyo bisaba, hari n'igihe bisaba kugira ngo ubashe kuba wamera nk'uwo muntu. Twasoza tubashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Ikiganiro cyacu cyitwa Beyond Screen, kizajya gikunda kuba buri gihe. Twabashishikariza kujya ku macano, yaba ari YouTube, yaba ari Instagram n'ahandi hagiye hatandukanye, ukandikamo Beyond Screens, uzagenda ubasha kuba wakurikirana ikiganiro cyacu. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza.